Mumeze mute bantu banjye. Umunsi nabategurira ibyo biri special, ifi n'umuceri. So rero mwamumenyereye kurya ifi ikawushije iciye mu mavuta gusa, ngiye kubigisha uko bateka ifi itogosheje. Utegura inyanya zawe, igitunguru na poivro. Wamara kubitegura ugategura ifi yawe, ukayiharura amagaragambya, ugakuramo iby'imbere, ukayoza cyane. Ifi bisaba kuyoza kugira ngo idasharira. Nurya ifi ugasanga isharira, uzamenye ko itogejwe. So ubanza mu isafuriya yawe, ubanzamo utuvuta dukeya, warangiza ugashyiramo inyanya nyine wateguye na pavuro n'igitunguru. Wamara kubibanzamo ugahita ukurikizaho ya mafi yawe wateguye, wogeje, waharuye, ugahita uyashyira mu isafuriya. Wamara kuyashyiramo ugashyiramo amazi makeya atari menshi n'umunyu, ugapfundikira, ugashyira ku muriro, ugapfundikira bikabira. Aho byari biri kubira, bimaze kubira dutegura tungurusumu ku ruhande. Rero tungurusumu zihumuza ibiryo, iyo uzibanjije mu biryo zita umuhumuro. Rero iyo byamaze kubira ziri no hafi gushya ifi, niba ushyiramo za tungurusumu zawe kugira ngo zishye zifite umuhumuro. Aho rero twari turi gushyiramo tungurusumu, tumaze gushyiramo tungurusumu turategereza, ifi irabanza iragira irakama. Naje gukama twahise dutegura umuceri, turawukaranga. Umuceri urawukaranga mpaka uhumuye. Wamara kuwukaranga ubona ko wafashe nyine amavuta, ugahita ushyiramo amazi ashyushye. Wamara gushyiramo amazi ashyushye ugategereza umuceri wawe ugashya. Kandi ntabwo ushyiramo amazi menshi, ushyiramo amazi makeya kugira ngo umuceri wawe ushye nyine utasaye. Mbibutsa ko niba mukunze ibyo dukora, mugomba nyine niba mukunze ibyo dukora, turabasaba ko mwakora subscribe, comment na like kugira tujye dukomeza mu biri imbere. So aho ngaho rero umuceri wacu wari uhiye, naje gushya rero twarura ifi. Seafood ifi itogosheje iraryoha mwabantu mwe, iraryoha. Reba ifi, urebe umuceri, urebe n'imboga. Imboga ntizikabure ku isahani yawe. Seafood. Niba ukunze ibyo dukora, kora comment, subscribe na like, tujye dukomezanya muri video z'imbere, tubigisha utuntu n'utundi, mumenye ibyo mukwiye